Rwanda SDA imnizi. Yitwaga Horace Spafford, niwe wahimbye amagambo y'indirimbo ivuga ngo Yesu Ampa Amahoro cyangwa Nimbona Amahoro yomboka nk'uruzi. Muri uyu mwanya tugiye kubabwira amateka y'iyi ndirimbo. N'ubwa mbere ugeze hano kuri Rwanda SDA imnizi, tuguhaye ikaze kandi hitamo gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye wumva amateka y'indirimbo zo mu bitabo bitandukanye dukoresha iyo turi guhimbaza Imana cyangwa turirimba indirimbo z'agakiza twaboneye ubuntu. Njyewe uri kumva nitwa Jacques Lameke, tuguhaye ikaze. Yesu Ampa Amahoro ni indirimbo y'124 mu ndirimbo zo gushimisha Imana abaprotestanti benshi batandukanye bakunda gukoresha. Naho mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana yitwa Nimbona Amahoro yomboka nk'uruzi ni ya 34 mu badivantiste mu Kinyarwanda. Mbese wabuzi ibihe bibi iyi ndirimbo ivuga ngo Yesu Ampa Amahoro yavuyemo? Wabuzi ibihe bibi Nimbona Amahoro yomboka nk'uruzi yavuyemo? Ntujye kure kugira ngo tukubwire ibihe bibi byatumye Spafford ahimba iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo Spafford yayihimbiye hejuru y'amazi asuma y'inyanja ya Atlantic. Spafford yibukaga urupfu rw'abakobwa be 4 bari bamaze kuruhamira muri ayo mazi asuma ya Atlantic. Mbese niki cyateye uru rupfu? Spafford se we yari muntu ki? Yitwaga Horace Spafford, yavutse ku itariki 20 z'ukwa 10 mu cya 1828, avukira mu gace ka Troy muri New York, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Spafford yari yaramamaye nk'umunyamerika wize iby'amategeko. Ikindi cyatumaga uyu mugabo amenywa ryari itorero rye ry'aba Presbyterians, akaba yari n'umuyobozi waryo. Spafford yari afite umugore witwaga Anna Spafford. Uyu muryango bari abantu b'abakire, wari umuryango wifashije kandi bakaba bari banatuye muri Chicago. Umunsi umwe mu mwaka w'1871 kuva ku itariki 8 kugeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10, umujyi wa Chicago uyu muryango wari utuyemo watewe n'inkongi y'umuriro, maze uwo mujyi utikizwa n'umuriro. Uwo muriro wishe abarenga 300 n'ibindi bikorwa byari byubatse muri uwo mujyi biratikira. Bimwe muri ibyo bikorwa byari ibya Bwana Spafford. Mu rugo rwa Spafford umubabaro wari mwinshi. Spafford ibyo byose byari bimaze kumushiraho. Nyuma y'ibyo bihe Spafford yapanze kwerekeza umuryango we i Burayi, bakava muri Amerika berekeza i Burayi ngo baruhuke ibyo bibazo, babanze batuze, bazabone kugaruka bariyakiriye. Ikindi cyari kijyanye uyu muryango i Burayi kwari ugufasha umuvugabutumwa witwaga Mode gutegura neza ibiterane byari kubera aho hantu. Bagombaga kujyanwa na Ville du Havre, ubwato bw'Abafaransa, ariko byabaye ngombwa ko Spafford we atakigiyeyo kubera impamvu zari zishingiye kuri ya nkongi y'umuriro. Spafford yohereje umuryango we kugira ngo bagere i Burayi. Bagombaga guca hejuru y'inyanja ya Atlantic kandi bari abagenzi 313 muri ubwo bwato. Spafford nawe yari yababwiye ko nyuma y'igihe gito azabasanga i Burayi nibishoboka. Ubwato rero bwaje guhaguruka.
buhagurukana abakobwa bane ba Spafford na mama wabo Anna. Ariko ubwo hari hashize iminsi 4 batangiye urugendo, ubwato barimo bwaje gukora impanuka ikomeye. Muri iyo mpanuka hapfamo abagenzi 226. Muri abo bagenzi harimo n'abakobwa bane bose ba Spafford. Bose uko ari 4 bararohamye maze barapfa. Hasigaye mama wabo wenyine, niwe warokotse muri ibyo bihe bibi by'iyo mpanuka. Mama wabo yahise yohereza ubutumwa bunyuze kuri Telegram ubwira umugabo we ko ari we warokotse wenyine. Spafford byamubereye nk'igihe Yobu yabikirwaga ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzigwira abo basore barapfa. Nijye warokotse jyenyine wakubikubikira. Spafford ubwo yari amaze kubwirwa ko mu muryango we asigaranye umugore we gusa, yahisemo kumusanga. Ariko ubwo Spafford yageraga ahantu aba bakobwa be bose bapfiriye, umuyobozi w'ubwato yaramubwiye ati, bwana Spafford, twegereye ahantu abakobwa bawe bapfiriye. Yabaye nk'umutonetse. Aho niho yaboneye uruzi rwomboka, kandi ni naho amahoro ya Spafford yombotse nk'uruzi. Byari ibihe amahoro atihuta. Nawe hari igihe mu buzima bwawe ujya ubona amahoro ari make, ishavu ari ryinshi. Muri ibyo bihe ariko ujye wihangana uvuge nka Spafford uti, ni neza, ndatuje, nguwe neza. Spafford arenze gato aho hantu yakomerekeye, niho yahimbiye amagambo y'iyi ndirimbo ivuga ngo, Yesu ampa amahoro, nimbona amahoro yomboka nk'uruzi. Ni indirimbo y'124 mu gitabo cy'abaprotestants cy'indirimbo zo gushimisha Imana, naho mu gitabo cy'abadivantiste ni indirimbo ya 34 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ikaba yitwa ngo Yesu ampa amahoro, naho mu badivantiste ikaba yitwa ngo nimbona amahoro yomboka nk'uruzi. Indirimbo yahimbwe n'umukire wari utuye mu mujyi wa Chicago, ariko agahimba iyi ndirimbo ibyo bimaze kumushiraho, kandi n'abana be bose yakundaga batakiriho. Indirimbo ivuga ngo Yesu ampa amahoro, nimbona amahoro yomboka nk'uruzi. Iyi ndirimbo yaje gushyirwa mu njyana n'inshuti ya Spafford yitwaga Philippe Paul Bless. Nuririmba iyi ndirimbo jya umenya amateka yayo, ko ari indirimbo yavuye ku mugabo witwaga Spafford, kandi akaba yarayihimbye aguwe neza mu mutima, bidatewe n'uko yari yungutse cyane cyangwa se yabyaye, ahubwo yari yahombye kandi yapfushije. Ariko yaravuze ati, nguwe neza. Uwizera Imana mu bihe bikomeye, nshuti muvandimwe, agira amahoro. Bamwe bajya biyahura iyo bahuye n'ibibazo nk'ibi, abandi bagahitamo inzira mbi. Ariko abana b'Imana mu ngorane, kuko bafite Yesu, baravuga bati, ni neza, ndatuje, ndatunganiwe, nguwe neza mu mutima. Nk'uko abantu bo mu isi bagenda, Spafford yaje gupfa mu cya 888 hari ku itariki 16 z'ukwa 10, apfira muri Yerusalemu, ashyingurwa mu irimbi ryitwa umusozi wa Siyoni, Mount Zion Cemetery. Spafford yishwe na malaria. Ngayo amateka y'iyi ndirimbo. Hari icyagufashije muri iyi nkuru ya Spafford? Kanda kuri like ndetse na share
mu nshuti zawe. Uri mushyashya kuri Rwanda SDA Imnizi, kanda nawe kuri subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Nitwa Jacques Lameke, kwifurije amahoro no kuvuga nka Spafford uko byamera kose uti nguwe neza. Imana iguha umugisha. Satani yanea kandasi myambiye yameshwa amahoro menshi no kwibuka Yesu. Rwanda SDA Imnizi.